ubu nuzuye amashimwe vuga imirimo wakoze birenze ubwenge bwanjye simfite aho nahera mbivuga ubu nuzuye amashimwe ndaririmba ineza Yesu wangiriye nubwo ntazi icyo washingiyeho ushimwe ko wabikoze nyandika narayanditse ariko mu kubitekereza nyine ndatekereza nk'ingi ngize nk'amahirwe wenda ari nk'ibintu byakunda nkayikorana na Aline Gahongayire kuko numvise nyine ijya guhura cyane n'amagambo akunda kurimba kuko nawe ni umuntu usanga sinzi ubuzima bwe bwo hakera ariko usanga indirimbo zaririmba ari indirimbo zigaragaza ko Imana ishobora kugukura mu buzima bubi ikagushyira mu buzima bwiza ni indirimbo nayo y'amashimwe nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda twizere ko mudukurikiye mu bice bitandukanye nkuko mumenyereye tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye n'abantu benshi muba mukumbuye rimwe na rimwe cyangwa se na talent nshyashya uyu munsi ndi kumwe n'umusore no umunyagisenyi niko abantu benshi bakunda kubivuga no umunyagisenyi reka tugire ngo wenda atangira twibwira mu buryo bwa gihanzi cyane ko namaze kumenya ko ari umuhanzi ndi kumwe nawe sinzagusiga nijoro nzaba mpari kandi nzumva ijwi ryawe nzabana nawe kandi nzakurinda kandi no mu gitondo ijambo ryanjye kuri wowe nzarisohoza murakoze amazina ni Shalom Tuyisenge Biggie uzwi cyane mu muziki nka Biggie Shalom. Hanyuma umuntu yakwibaza Biggie Shalom ni muhanzi ki cyangwa se kubera icyo yahisemo kuririmba gospel kurenza uko waririmba zindi ndirimbo z'abantu bakundana indirimbo zirimba amahoro inspiration yo kuririmba gospel yavuye murakoze cyane ubusanzwe ngenda umwana nakuriye mu rusengero nakuze nkunda umuziki cyane nubwo kujyamo byajyaga bigorana bitewe no kubura ubushobozi akenshi ariko numvaga umuhamagaro wanjye ari uwo gukora gospel numvaga umuhamagaro wanjye ari uwo gukora umuziki wo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyane ko ari byo nakuze nkunda nubwo nakundaga umuziki cyane muri rusange ariko numvaga ngewe umuziki nakora ari uwo kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nukuvuga ngo wakuriye muri ubwo buzima nyine bw'igikristo ntabwo wigeze wenda ujya mu rubyiruko wenda ugendeye mu rubyiruko hari ibintu urubyiruko biba bigezweho bagendana nabyo mu biyobyabwenge wenda uvuge ngo wenda we wakijwe nyuma byagenze gute nta bintu wahozemo ku buryo uvuga ati njye naje gukizwa nyuma murakoze cyane umbaje ikibazo cyiza kandi gikomeye umuntu avukira mu rugo rw'abakristo ariko nyine ako kunanirana ntago kajya kabura gusa ndashima Imana ntago nigeze njya mu ngeso z'udukungu two kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga n'ibindi bibi usibye ko akunda umwana nanirana nyine wenda kudakunda ishuri cyane se uko akunda umuntu aba afite nyine utugeso tw'abana tunawe urabizi ariko nyine maze gukura maze gusobanukirwa nibwo nahisemo ndavuga none iki nicyo gihe cyo gukizwa ngafata umurongo w'ababyeyi nkabakurikira cyane ko nabonye ari byo byiza bimpesheje amahoro kubaho nta muntu dufitanye ikibazo hanyuma kugeza kuri uyu munsi ufite indirimbo zingahe umaze gukora iziri hanze n'izingahe hanyuma tubwiye n'indirimbo yawe ya mbere wakoze kubera icyo wayikoze mfite indirimbo nyinshi ariko kugeza ubu iziri hanze ni ebyiri imwe ni audio n'ingi nshyashya maze iminsi nsohoye ya audio na video iya mbere nayikoze hashize igihe kirekire ko nayikoranye n'umuhanzi wita Gikundiro Rehema iyi ndirimbo yaravuga ngo Imana ni nziza wenda waturimbiraho gatoya ku Imana ni nziza iyohereje umwana wayo Yesu ngwaze mwisi kuducungura adukura mu bubata bw'ibyaha aduhindura abana b'Imana kubwa kavukire yacu
agakiza ntabwo kari akacu, cyari kizira no kureba hera, ariko ubu twemerewe kwinjira hera cyane. Ako ni gace, ni kamwe mu bice bigize iyo ndirimbo. Hanyuma ku ndirimbo yawe waruzanye uyu munsi ni indirimbo ivuga ngo iki, kubera iki wayihimbye? Hanyuma nayo ituririmbiro cyane cyane bakunda kuvuga ngo ni igice cya mbere n'inyikirizo yayo. Indirimbo iravuga ngo ndi kumwe nawe. Ni amagambo ahumuriza umuntu. Hari igihe umuntu agera mu bibazo, mu bigeragezo, akabona ko byacitse, ko byamurangiriye, ariko iyi ndirimbo, kuko natwe nyine ntabwo twari twagera mu ijuru, umuntu aba akiri mu isi. Iyo umuntu ari mu isi nyine aba agihura n'ibibazo bitandukanye. Ubwo indirimbo rero niyo guhumuriza imitima y'abantu, yo kubabwira ngo nubwo uko byagenda kose, ariko Imana iba iri kumwe nawe muri ibyo bibazo byawe. Mbese umuntu akumva arakomeye kugira ngo yumve ko bitarangiye, ahubwo yumve ko na nyuma y'ubwo buzima hazongera akagaruka ibihe byiza, umuntu akongera akabaho yishimye. Waturirimbiraho noneho? Ubw'ijoro ryanziye nari nihebye, ubwoba bunteye nuzura amarira, nibuka ku ijambo ryawe rimpumuriza, ritukurira kwararira umuntu nijoro, nyamara bwacya impundu zikavuga. Ariko Uwiteka ijoro ni rirerire kandi butinze gucya, abanzi banjye nabo baransatiriye bandi bugufi. Nuburira amaso ku misozi, gutabarwa kwanjye kwava hehe. Numva ijwi ryawe ryiza rimpumuriza riti humura, ndi kumwe nawe sinzagusiga, nijoro nzaba mpari kandi nzumva ijwi ryawe, nzabana nawe kandi nzakurinda, kandi no mu gitondo ijambo ryanjye kuri wowe nzarisohoza. Hanyuma nk'umuhanzi wo ku Gisenyi, na project mufite wenda zo kuvuga ati dukorane n'abanzi bakomeye cyane cyane wenda abo muri gospel, abo muri Kigali, bihagaze bite kuri iyo mishinga? Hanyuma unatubwire kubera iki abanzi bo muri gospel wenda mutajya mukunda gukorana n'abandi barimba za sekira izindi njyana zisanzwe, ukaba wakorana nka Ama G The Black, ukaba wakorana na P-Fla, ukakorana na Jay Paul, ibyo byo kubera iki tutarabumva? Mbaje ikibazo cyiza, ariko tena n'ubundi gikomeye. Gusa impamvu yo kuba umuntu adakorana wenda n'abahanzi bari abakomeye cyangwa se bo ku rwego rw'i Kigali, akenshi haba harimo n'ubushobozi. Umuziki urahenda cyane buriya, ushobora gusanga nibura wenda we urwego agezeho ashobora kuba hari uwo utabwira ngo yemera ajye muri studio ya make, bikaba wenda bitakunda, cyangwa se nanone bikaba bihenze no kumufatisha, kuko nawe aba afite ibindi arimo, wenda kumubona bikagorana. Kuri icyo kibazo rumbaje cyo gukorana n'abandi bahanzi ba sekira, byo nago mfite byinshi nabivugaho. Gusa numva iyo icy'ingenzi ari uko mwafatanya nyine mukaramya Imana, kuko akenshi nubwo bakora umuziki usa naho utari gospel, ariko nabo hari igihe bibuka ko Imana ariyo yabaremye. Rimwe na rimwe uzajya bumva abahanzi nka ba The Ben baririmbye ngo ndaje, ba Soshomura baririmba indirimbo z'Imana, mba numva nta kibazo kabisa, kandi cyane ko baraziririmba kandi zikanadufasha. Hanyuma ni tugana ku musozo, muri project zawe ufite na collabo wenda umuntu yakwitega ikomeye uteganya, n'uyu muhanzi mu bahanzi bari celeb bazwi cyane ku buryo uvuga ati uyu ndifuza kuba nakorana nawe, aramutse abyemeye twakorana? Abahanzi byo biba bihari ibyifuzo, umuntu aba afite gahunda, afite ibyifuzo, ariko wenda umuntu atari yabaganiriza ngo abe yabegera,
cyane. Ari nk'indirimbo mba naranditse nkavuga nti byaba byiza nk'indirimbo nyikoranye na Israel Mbonyi, byaba byiza iyi ndirimbo nyikoranye wenda na Aline Gahongayire, ariko bitewe nyine n'uko umuntu aba agishakisha, umuntu aba agikora cyane kugira ngo wenda nakubaza ati ese wowe umaze kugera kuki, umwereke nawe ibikorwa bifatika wamaze kugeraho, kuko ntabwo wamuhamagara uti Aline Gahongayire cyangwa se ngumubwire ngo Patient ndashaka ko dukorana indirimbo, nta kintu wakoze uri kumwereka kigaragara. Niyo mpamvu umuntu aba agifite byinshi ari gupanga, ari no kubitegura, byo biba bihari cyane. Wenda usibye ko umuntu aba atari yagera igihe cyo kuvuga ngo noneho reka muganirize mubwire kuri projet mfite. Hagati muri abo buvuze ni nkande wumva mwakorana, hanyuma tubwire nk'indirimbo wenda ufite ku buryo uvuga ati hagiyemo Froye cyangwa akajyamo ijwi rye bya Manshinga. Mfite indirimbo nanditse ya gospel ivuga ko umuntu ari mu mashimwe. Numvise cyane nyandika, narayanditse, ariko mu kubitekereza nyine ndatekereza nk'ingi ngize nk'amahirwe wenda ari nk'ibintu byakunda nkayikorana na Aline Gahongayire, kuko numvise nyine ijya guhura cyane n'amagambo akunda kurimba, kuko nawe ni umuntu usanga sinzi ubuzima bwe bwo hakera, ariko usanga indirimbo zaririmba ari indirimbo zigaragaza ko Imana ishobora kugukura mu buzima bubi ikagushyira mu buzima bwiza. Ni indirimbo nayo y'amashimwe, ishimira Imana, ivuga iti bya bindi byari binkomereye numvaga nta kwishoboza, amafaranga atari gushobora, abavandimwe batari kunkemurira, ababyeyi batari kunkorera, Imana ishimwe ko yabikoze. Ndavuga ngo wenda bikunze, kuko nawe byasanga nyine biri muri touch cyangwa se biri mu njyana ye cyane akunda kuririmba yo gushima Imana, avuga ngo ibyo ari byo byose yaririmba nawe iri kumufasha. Ngavuga ni bikunze rero bigashoboka, indirimbo yaza ari nziza cyane. Wenda wayihaye ijwi ku buryo waturirimbiraho gatoya, nawe video ko bisa ko zizanamugeraho akumva niba yashyiramo ijwi rye koko muri ayo mashimwe, muri iyo ndirimbo bikamacinga abanyarwanda ikazabaryohera. Ifite melody. Igihe nabonaga nta nzira ntazi aho bizaturuka, ukuboko kwawe Yesu kwarandambukiye, wakurambuye atari uko kundemerera, ushimwe mwami wanjye ko warambuye ukuboko kwawe ari uko ubu nuzuye amashimwe, vuga imirimo wakoze birenze ubwenge bwanjye, simfite aho nahera mbivuga, ubu nuzuye amashimwe, ndaririmba ineza Yesu wangiriye, nubwo ntazi icyo washingiyeho, ushimwe ko wabikoze. Hanyuma rero tugana ku musozo, ni iki wabwira cyane cyane abahanzi baba gospel, cyane cyane ko industry yanyu gospel igenda irushaho gutera imbere, hanyuma cyane cyane ariko baho mu ntara kugira ngo baveyo batinyuke bakorane n'abi Kigali, nubwo nawe wenda turakorana nabo ariko izo ndozi zifite abi Kigali bo mubasaba iki kugira ngo iyi gospel hari kuba abantu b'abastari bonyine, ahubwo mukomeze kuzamurara nkuko tujya tubona muri sekira abantu babiheranira kandi bakabikora. Nge icyo nasaba abahanzi bagenzi banjye cyane cyane abo mu ntara, nabasaba gutinyuka nyine no kumva ko twese dufite ubutumwa kandi abantu bakeneye, bareke kubuherana iyo mu byaro cyangwa iyo mu ntara, nyine babishyira ahagaragara abantu babumve babamenye. Ikindi nasaba abahanzi bacu bakomeye b'abastari, nabasaba kutworohereza, kuko cyane ko wenda ikiza muri gospel ntago bakunze kugorana, wenda hari usanga ahanini ari twe tubatinya no kuvuga uti wenda ese nabimusaba akabyanga, ariko nabo nabasaba nyine kujya batworohereza bakatwumva, bakanatwegera niba abona umuntu afite tara nka kumwe ba Austin ubona babikora, ukabona nyine abonye umwana afite tara akavuga turiya mwana wamufasha yazamuka, afite ibintu yahereza abanyarwanda cyangwa n'abandi batuye hose ku isi. Natwe rero tuba dufite ibintu kandi dushoboye pe, ariko hari igihe nyine ubona bagumye hejuru cyane badashaka kongera kugaruka hasi ngo nabo babe bagira abo bazamura. Icyo rero nicyo nabasaba kugira ngo natwe badufashe nyine bemere bace bugufi,
nubwo wenda kuba yakorana nanjye utari wagira izina rikomeye, ariko nabo bakamenya ngo burya umuntu wese ajya aturuka hasi, umuntu wese azamuka aturutse hasi mu rwego rwo gufashanya, kuko ntawe umenya, hari igihe yamfasha kuzamuka nanjye ejo nkazarinda izina rye kuzima, kuko mba ndi kuzirikana ya neza yangiriye. Hanyuma rero turirimbira indirimbo yawe ya nyuma cyangwa se iyo uhisemo, cyane ko wifuje gukorana na Aline Gahongayire, hari indirimbo ye uzi wenda igufasha ku buryo uvuga ati nanjye mu gihe ntuje aka karimbo ka Aline Gahongayire nkunda kukaririmba? Indirimbo ze inyinshi ndazizi kandi ndanazikunda, ariko cyane cyane ndanyuzwe. Naririmba Karasi. Ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbi ibihumbi, nta rindi jambo nshaka kuvuga usibye rigushima. Uwiteka nje imbere yawe nciye bugufi, mfite byinshi byo kukubwira, ariko reka mitemo kimwe. Murakoze. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.